mujyi wa Karongi ku muhanda mugari witwa Kivu Berite ntaragera kure mu magambo y'amateka y'aha hantu abaho bakunze kumbwira ko amazi y'uyu muhanda wakomeza kacuruzwagamo na data witwa Regisiseka hano kuri radiyo Mariya Sekabwa Regisi ubwo yari umukire rero yari umukire yari ajijutse nkiriga muri pirimeri mu mwaka wa kabiri wa gatatu yajyanye n'Ibukavu kurangura niga mu mwaka wa gatatu. mwagiye n'iki twagendanaga n'amaguru twararaga hariya yitwa Karengera muri Nyamasheke kuko nta modoka zabaga ino tukajya gufata imodoka mu Kirambo bukeye twaraye i Karengera ikatugeze i Kamembe akajya kurangura Ibukavu nagezeyo ndi umwana niga mu wa gatatu. ubwo mwaka mugiye kurangura yiki ibintu byo gukora bariya muri butike niyo yahabaga gusa yonyine akarangura n'umuzungu witwa Komo w'Ubukavu. witwaga nde Komo. uvuga rero twifuje kumenya amateka yayo maze abasaza benshi banshagaye bemeza ko nubwo nabo bavutse basanga yitwa gutya ariko ngo ubundi nabo abakuru kubaruta bababwiye ko ari ku mubuga w'intore n'inkuba. ngera hano gusa nasanze bavuga umubuga w'intore ariho hangaha ntuye hakaba n'umubuga w'inkuba hakurya ahangaha iriya paruwasi iri. umubuga w'intore rero ni nkaha turi ukamanuka ujya epfo ku kibuga cy'umupira. hari undi mubuga bitaga ngo umubuga w'inkuba uherereye hirya ya paruwasi ariko umubuga w'intore ni epfo y'ahangaha kwa ba Sipiridiyo na ba Ruhamiriza. ubutore hepfo aha hari hatuye abantu b'inyangamugayo bakuze ukabona bafite ikinyabupfura cy'u Rwanda. nanone ubwaduko wa Peribura niho abantu bateraniraga hariya abapadiri bashaka kubaka na paruwase noneho bakahakorera ibikino byiza bakahabyinira. urumva harimo n'umusaza witwaga Ruhamiriza wari uhatuye yari umutoza wabo n'ibindi. aracyariho yarapfuye ukaba ba Rudahigwa barahamirizaga ahangaha ku kibuga hariya cy'umupira tukahahurira twari utwana ariko abantu bakuru nabo baraza. kuki hariho abazungu aba bapadiri bera bahisemo ko ariho abantu baza bagahamirizaho nuko hari yegereye aha paruwase yabo bakaza kandi hari hatuye uwo Sipiridiyo yari umuntu wabo ubigishiriza katigisimu bakagenda bamwegera aho atuye nyine aregera umuhanda n'umurambi mwiza hari ikibuga gikinirwaho. kimwe mu bihambaye byabereye ku mubuga hambere ngo ni umwami Rudahigwa wigeze kuharara avuye mu ngendo ze zitandukanye muri iki gice cyegereye ikiyaga cya Kivu. icyo gihe rero ngo intore zaramutaramiye mu mihamirizo karahava. byabaga ari byiza cyane abazungu barabikundaga abapadiri barabikundaga ku buryo n'umwami Mutara Rudahigwa igihe yigeze kurara ahangaha yari umwana yazamutse iriya epfo ahitwa Nyankira aje kurara hano. icyo gihe n'intore twari utwana tubireba bari muhamiririza hano ku mubuga bavuga ko yanaharaye ndabyibuka baramuhamiririza nyamajyanwa n'abazungu hariya kuri paruwase turitahira ariko habaga ibirori cyane. amateka ya kera kudasibangana kwabyo byaterwa natwe kandi no bigaterwa n'uko haba habonetse abantu babivuga imvaho uko byagenze kuko ubundi iyo urebye usanga dufata agace hariya undi agafata agace hariya undi agafata agace hariya ugasanga ari ukubiteranya bidafite injyana rimwe na rimwe ni naho tugwa ugasanga tutabigeraho neza. umubuga ni umwe mu mirenge 13 igize akarere ka Karongi. abantu basigaye batuye neza basakaye neza bafite isuku urebye ibintu byabaye byiza kurusha uko byari bimeze mbere. ukaba ndetse muri 6 ikora ku kiyaga cya Kivu ari kimwe mu biha amahirwe yo kuzaganwa n'abashoramari mu by'amahoteli bakurikiye inkombe z'iki kiyaga zikunze kubengukwa na benshi bifite. hari abadukurikiye muri aya makuru banatwandikije nane Twizere Emmanuel Oji ari Cyarubare ati ni ukuri twishimiye iyo gahunda yatumenye igihugu kuko bidufasha kumenya uduce tugize igihugu cyacu gusa natwe muzadusure mumenye imvo n'imvano y'ahitwa Kamarashavu. Bireme Siraji ati nibyo koko nta gushidikanya twishimiye mu matora y'abasenateri aza gutangira kuri uyu wa mbere akazabona ku munsi